Ndagusuhuje mwene data aho uherereye hose, Imana iguha umugisha. Nguhaye ikaze mu kiganiro ruhuka cy'uyu munsi. Imana ikugirire neza, iguha umugisha kuko uhisemo gutega amatwi kugira ngo wumve icyo Umwami Imana avugana nawe binyuze mu ijambo ry'Imana. Ni mwene so Iranzi Alfred. Ikiganiro ruhuka cy'uyu munsi turaganira mu rwandiko rwandikiwe Abefeso igice cya 5, turaganira ku murongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo mushakashake uko mwamenya iby'Umwami ashima. Mushakashake uko mwamenya iby'Umwami ashima. Iri jambo ryandikiwe itorero rya Efeso, ariko uyu munsi nawe rirakureba. Gushakashaka uko wamenya iby'Umwami ashima. Umunyamahirwe ukomeye ni umuntu wabashije gutahura, wabashije kumenya iby'Umwami Imana ashima. Ibyo akaba ari byo akora, akaba ari byo agenderamo, akaba ari byo abamo ubuzima bwe bwa buri munsi. Uwo muntu arahirwa kuko mu maso y'Imana aba ahiriwe. Uyu munsi wakubwira ngo umuntu ukomeye ni iki ashaka wakora kugira ngo wemerwe, kugira ngo ube mwiza mu maso ye, ntekereza ko wakoresha imbaraga izo arizo zose kugira ngo ukigereho. Gushakashaka ni ugushakira ahantu hatandukanye, ukagira ishyaka, umwete kugira ngo umenye ngo ese Imana irashakaho iki. Abantu benshi bakunze kuba mu buzima bukora amahitamo yabo, ariko ntibakore amahitamo y'ubumana. Imana niba itarabaye arufa mu byawe, witekereza ko bizagukundira ko izaba na omega. Ni ibintu bihabanye, bitapfa gukunda. Amahitamo yawe akwiye gushingira ku bushake bw'Imana. Amahitamo yawe akwiye gushingira ku by'Imana ishima. Iby'Imana ishima bishobora kuba binyuranye n'ibyo umuryango wawe ushima, bishobora kuba binyuranye n'iby'inshuti zawe zishima, bishobora kuba binyuranye n'ibyo ababyeyi bawe bashima, bishobora kuba binyuranye n'ibyo igikundi, n'ibyo sosiyete ubamo irimo irashima. Ariko Umwami Imana niba bishima, nicyo ukwiye guhitamo, kuko bizakurinda kwicuza, bizakurinda kuvuga ngo iyo mbimenya. Saduraka, Meshake na Abedenego ni urugero rwiza rw'abantu babashije guhitamo bagakora icyo Umwami ashima kuruta icy'imbaga nyamwinshi yashimaga. Byari ibintu, urebye icyo basabwaga kari akantu kumvikana nk'aho ari gatoya, ariko gahatse mwo imbaraga zindi zikomeye. Satani akenshi iyo ajya kugusha umuntu mu cyaha, agushukashuka akwereka ko ntacyo bitwaye, ari akantu gatoya cyane, kwereka ko ndetse n'ingaruka bishobora kukuzanira kudakora icyo kintu. Ariko Imana ibiri tayari kugira ngo ikavaringe wa muntu. Saduraka, Meshake na Abedenego basabwa ibyo basabwe, babisabwe kimwe n'abandi, kuko ryari itegeko ryari ryatanzwe mu gihugu hose, mu bihugu hose 127 Nebukadineza yayoboraga. Hanyuma ariko kuko bari baragize umuhigo, baramenye iby'Umwami ashima, baravuga ngo ntibibaho, ntabwo tuzigera twiyandurisha ibyo kurya by'ibwami.
birenza itegeko ry'umwami. Mu by'ukuri ikintu bakoze cyari gikomeye, bakoze amahitamo atari yoroshye, ariko birengagiza iby'imbaga nyamwinshi iri gukomera amashyi, iby'imbaga nyamwinshi iri gufata nk'ibigezweho, ahubwo baha agaciro icyo ijuru, icyo Imana ihereza agaciro. Iri shyaka bagize bari mu gihugu kitari kiwabo mu by'ukuri, kandi si bo bonyine bari barajyanywe, ahubwo bari mu bandi, ariko bafite itandukaniro mu mahitamo bakoze. Baravuga ngo naho iyo Mana itadukiza. Nkwibutse ko bari bazi ikibarindiriye, bari bazi ibihano bibategereje nibaramuka banze gukora icyo umwami yategetse, banga kuramya icyo gishushanyo, barabyanga rwose. Abantu babibonye bajya kubarega, kandi babarega bavuga ngo ni babanyagano, bifite uburemere bw'uko basuzuguye kandi bari mu gihugu kitari ikiwabo. Ariko nubwo bari mu gihugu kitari ikiwabo, bakomeje kubaha Imana. Bari bazi neza ko umuriro wateganyirijwe abari bwange kuramya icyo gishushanyo, hanyuma umwami ngo azabiranwa n'uburakari, ngo arababaza ngo nimwe mwabyitegetse. Ntabwo yabyumvaga, ntabwo yumvaga uburyo hari abantu cyane b'abanyagano bashobora mu mitima yabo kuba committed, bagahinyura itegeko umwami yasizeho. Abandi bose baryumviye, hanyuma umwami ategeka ko benyegeza umuriro, benyegeza itanura inshuro 7. Byari ibintu bikomeye cyane. Ba Sadraka, Meshake na Abedenego babonaga uwo muriro, mu by'ukuri nibaza ko wari kubasamira hejuru, ariko baguma kugushikama ku cy'umwami Imana ashima. Amategeko y'Imana, harimo itegeko rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka. Ntukakikubita imbere, ntukagikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Yesu ashimwe cyane. Baravuga ngo ntidushobora, kuko aya makuru twarayamenye. Yesu ashimwe cyane. Ndetse twibuke banagerayo bari banze kurya ibyaterekerejwe, banze gusangira ku meza amwe ngo barye ibyaterekerejwe. Bahitamo kurya ibiryo bisuzuguritse, bahitamo kurya ibiryo bimwaye, bahitamo kurya ibiryo bitaryoshye, ariko banga gusuzugura Imana, kuko bari baramenye icyo umwami Imana ashima, baba ari cyo bakurikiza. Icyaje gukurikira ni iki? Nuko baje gushyirwa muri rya tanura. Igitangaza cyabaye nuko abaje babateruye babajyanyemo, umuriro ari wo wabanje gusumira ubanza kubatwika. Yesu ashimwe cyane. Icyo cyari igitangaza. Nyuma bageze mu muriro, basanga marayika barindiririyemo. Haleluya, marayika barindiririyemo. Ndagira ngo nkubwire ko hari marayika utegereje wa muntu wahamije Imana, wa muntu wakoze amahitamo meza. Aramutegereje mu gihe yagera mu kaga gaturutse ku kuba yahamije Imana. Yesu ashimwe cyane. Umwami aje kureba, asanga harimo abantu 4, kandi ngo abona bagenda babohowe, kandi babasizemo baziritse. Hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga z'Imana. Ariko icyo usabwa ni iki? Hari igihe abantu bajya bavuga ngo
ngo mana ngo ya Danieli na Isaka, ya mana ya Saduraka, Meshake na Abedenego, ukayivuga yego, ariko se uri tayari gukora nk'ibyo ba Saduraka, Meshake na Abedenego bakoze? Iyo uhagaze imbere y'ibihinyuza kwizera kwawe witwara gute? Ukwiye gushakashaka ukamenya ibyo umwami ashima. Nshuti yanjye, akazi kose ni akazi, ariko ntabwo akazi kose kabereye abakristo. Ahantu hose ni ahantu abantu bose bahatura, ariko ntabwo hose habereye abakristo. Ntukarebe ngo nuko bariya byabahiriye, ntukarebe ngo nuko bariya byabakundiye. No, ukwiye kuba mu buzima Imana ishaka. Ukwiye gusenga ukavuga ngo mana, ese urashaka ko mbahe? Urashaka ko nkora gute? Urashaka ko nitwara gute muri ibi bihe? Kugira ngo ube neza mu byo Imana yishimira kandi Imana igushakamo. Bizakugirira umumaro, bizakuzanira inyungu nyinshi. Muvandimwe, ugubwe neza mu mwami Yesu, ugubwe neza muri Kristo Yesu. Ndakwifuriza ngo ukurusheho gushakashaka uko wamenya ibyo umwami ashima, hanyuma ubikomereho, ubibemo, ubyubakireho, ubigendereho. Bizagufasha ubuzima bwawe bwose. Wakoze gutega amatwi iki kiganiro Ruhuka cy'uyu munsi. Umwami Imana akomeze kukugirira neza. Shalom, shalom.